dama turahumandwa y'amazi mu izina rya Yesu. Reka data twese ubuntu bwawe, imbaraga zawe ndetse n'umucyo byawe bigaragare muri aya mazi. Umuntu wese ugiye kubatizwa muri aya mazi data twese yuzuzwe imbaraga n'umwuka wera. Abana nawe kandi akomezwe nawe, icyubahiro cyawe kigaragare mu buzima bwe. Kandi umuntu wese ugiye kubatizwa muri aya mazi azarindwe gusubizwa inyuma, azakomeza urugendo mu izina rya Yesu Kristo. Buri imbaraga byose yamusubiza inyuma izakubitirwa imbere ye, izatsindirwa imbere ye. Tosekiele tayama, icyubahiro cyawe zo enevo kiganze ku buzima bwabo, imirimo yawe igaragare kuri bo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Akoze mwami ndagushimiye, nubane natwe, nubane na buri wese, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Nigitangaza, nigitangaza. Kona wagakiza kubuntu. Nigitangaza.